guhera uyu munsi imbeta yawe bari barayambitse igikeri bavuga ngo ndasezerano ry'urugo uzigera wambara uzapfa ubabaye. Mbonye Imana yambura imbeta yawe igikeri, mbona uri mu rukiko urimo gusezerana. Imana abwiye ngo ishimangiye ijambo yakuvuzeho, ariko abarokore we nayo umva ibintu byawe Satani yatwaye Imana ibimwambure, amahirwe yawe Satani yatwaye Imana yagarure. Biba ari umugisha, biba ari amahirwe, biba ari umubiri wawe, Imana ibigarure by fire, by force. Satani ugutera ubwoba ngo urapfuye, ni ugomba gupfa kuko ubundi aracaziritse ntabwo yigeze ahamburwa. Imana yambwiye ngo guhera uyu munsi umubabaro wawe urarangiye, kandi ubuzima bwawe burahindutse. Ikirere cyo kubaho kwawe kirahindutse. Genda wicara, Imana irakwibutse. Mama waturutse wagize ngo ndanahazi sumva ikintu Imana imbwiye. Irambwiye ngo ikuye isanduku iwawe ejo saa 4:15. Imana ikurinze amarira no gushingura. Icya kabiri, Imana irambwira ngo umubiri wawe bari baramaze kuwutwara. Imana irambwira ngo hari uruhande ugira rujya ruba paralize. Imana irambwira ngo ubuzima bwawe n'amagufa yawe Imana irayogeje bundi busha. Kandi iya Isirayeli ivugana nanjye, idayimoni yose yahagurukiye mu bana bawe ukumva gazi imbere niko Imana yibasezeyemo. Imana abwiye ngo wari ufite agahinda k'urubyaro rwawe, Imana abwiye ngo irahageze. Ari ubwenge, ari ukubaka, ari ugutera imbere, Imana ibibagabize mu izina. Haleluya. Guhera uyu mwanya Imana ifunguye umupaka w'ubuzima bwawe. Ntabwo gipfuye, kandi Imana izanye n'agakiza mu rugo. Imana abwiye ngo filime y'ibikurwanya irarangiye. Bitege season Imana ikoze kuri wowe. Genda ubeho, Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Waturutse he? Mu Giporoso. Usanzwe usengera he? Ubwa mbere usengera ubona Imana. Usengera ubona Imana. Wareka akagusengera. Mama, Imana irashaka kukugirira neza, ariko akaba ari wowe urufunguzo rutuma Imana ikugirira neza. Urimo kunyumva? Imana irambwiye ngo guhera iyi tariki ikwirukanyeho imbaraga zari zije kuja zikurisha ibinini bya buri kwezi. Icya kabiri, guhera uyu munsi amacupa yose y'inzoga ari mu nzu uyasohore. Urimo kunyumva neza mama? Inzoga urashobora kuzireka, ndabona uzikubita pe ukayihamya cyane. Kandi n'iri joro waraye uzinyweye cyane, waraye yahuko. Ndazireka. Iri joro ndi waraye uzinywa rikagukeraho, urazireka burundu. Kandi guhera iyi tariki nureka n'inzoga, Imana igiye kuguha n'umugabo wawe bwita pano wo wishakiye n'imbaraga zawe baburi saha kagenda. Kandi uyu mugabo Imana igiye kuguha azajya kumenyera kimwe, ariko imari ye nawe akaba ari yapana kuja handi. Wanyumvishe neza? Kuko Imana ivuganye nanje ngo yanze kupfa ujaganyurwa n'imbaraga z'umwijima. Wahuye na daimoni, Imana irakwimana mu gihe cyari cyo gupfa. Kuko mbonye Imana yarakurokoye, uwo muhuye yari kuguhitana, ariko Imana irakwimana. Ntabwo ari ubwenge bwawe n'imbaraga z'Imana. Imana abwiye ngo irashaka kukomora igikomere ufite ku mutima n'ubuzima buburimo, Imana ikabugukuramo. Kuko Imana yashaka kukugira neza. Senga nawe urebe uko Imana itaba. Icya kabiri, abadamu b'abajama mwakoranaga bareke. Ingendo yundira. Guhera uyu munsi ari umuntu waje gusenga, Imana irambwira ngo bwira uwo muntu ngo nadakizwa n'ubwa mbere mvuganye ndawe tuzongera guhurira heza ni mu ijuru.
Imana irashaka kukugirira neza. Mama, ntabwo ibyaha byawe biruta ibya Rahabu, ariko Imana cyafite imbabazi kuri wowe. Yakuzanye nuko icyambiriye kugutabara, bakabona ineza y'Imana. Umwuga w'ubusambanyi wose ukawusohokamo. Nanjye ndagusengeye ndi mu ijuru, ntabwo uzabura kujya kuko utasambanye. Imana izagutunga ubeho. Imana igufiteho umugambi mwiza. Harahiga umuntu witeka burira kugaruka. Genda wicare bane gutabara mu izina ryayo. Twavuze ngo haleluya. By fire by force. Ne yamaso. Papa waturutse nzunikirira igare. Muri kanga papa warajyamye ubyuka wapaye paralise guca uhita wipwa amaguru ubyutse biranga. Mana mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zirakora iminsi yose. Uracyakora kuko uri Imana ikiriho. Mbumye n'ibimuga biracyagenda kubw'imbaraga zawe. Uracubaka ubuzima, imitsi mizima n'amaraso mazima ndayahamagaye. Mbamagaje n'umugongo muzima bimenyekane kuri Imana. Ndategetse imbere y'uruhame rw'abantu, none ndamusohoraho ubu bumuga. Ndagarura umubiri we kumva amaraso y'Uwiteka. Ndasenga n'ahandi yirengagize ngo abashe kuja uretse imbere yawe. Abaganga byaranze kuko byari mu gihe kitari cyo kwemera, ariko imbaraga zawe ndizinanirwa. Ndategetse uko watabaye Tabita, ndategetse uyu mugabo abo mu ruhame rwo gusohoka mwirigare mu izina rya Yesu. Abe mu ruhame rugaragaza kuri Imana igikora, abe mu ruhame rukuraho ubumuga, abe uruhame rw'abantu babwira Imana igira neza. Ndirukana urupfu rwari rusatiye ubuzima bwe, ndirukana parado pasanda yarabusa. Muhagurutse hano, fata akaboko muhagurutse. Ako ntabwo uba wariye. Egesa y'iryo gare, fataho mu mugongo gusa. Mu mugongo singubwiye ufate. Fataho mu mugongo. Mana mu izina rya Yesu, ndakoresha itegeko gisumba byose. Ndakoresha itegeko rihindura ubuzima. Ndagarura ingingo z'aya makuru, ndagarura piese nzima muri aya makuru. Wa mugongo wenda guhamakaye, wa maguru wenda guhamakaye. Ndagarura ubuzima bwe by fire by force. Nditaye kucabiteye, nditaye kucabizanye. Ndasuzugura ubumuga mu izina rya Yesu, ndasuzugura ubumuga mu izina rya Yesu. Tera intambwe wegera imbere, tera intambwe wegera imbere, tera intambwe wegera imbere, tera intambwe wegera imbere mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo Jehova uri Imana ishobora byose, kubw'imbaraga zawe n'ububasha mbabwa nawe. Ndagaruye umugongo muzima. Fatara mu mugongo ngwereke, fata mu mugongo cyane. Mwambure mizo ngwete mu maguru ye. Ana mu protocol w'umusoro ugira imbaraga ubahana. Mana mu izina rya Yesu, ndasezerana none izi imbaraga, ndasenze none hano kubohoka mu mbaraga z'Imana guhera itariki.
niko ngaruye amaguru ye n'iteka ryose, n'umugongo we nonaha nikugarutse mu maraso y'uwambamagaye wisumba byose, mu izina rya Yesu, amen. Tambuka wicare hano, tambuka mu izina rya Yesu, tera intambwe yawe mu izina rya Yesu, tinyuka ibindi Imana yabirangije, tinyuka mu izina rya Yesu, tinyuka, tera intambwe yawe, icara ahangaha, mwicaze hano, mureke ndafungura kare zose kuri ubu buzima mu izina rya Yesu. Va ku iyo ndebe, Mana mu izina rya Yesu, ndatuye imbaraga zose, ndagarura ubu buzima, magufa ye nagaruke, mugongo we niwongere gukaruka. Uri Imana idashinyagurira ku bwoko bwawe, bandu ntabwo baherana ubuzima bw'umwana wawe. Uko ndasenga niko ubuzima bwe bugomba kugaruka. Ndatesha agaciro by'ibyakorewe ku buzima bwe, ndanyuranye indimi n'imbaraga z'umwijima, ndavuga mu Kinyarwanda n'ugukira mu izina rya Yesu. Manura amaguru yawe, mwihorere, ivireho wowe, gendere. Ndasenze mu izina rya Yesu, ngaruye umugongo we kwitegeka iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Icara, marayika ari gukorora vano ugenda. Twavuze ngo haleluya, twakongera haleluya. Ora masalabaho, twavuze ngo amen. Imana ishimwe cyane. Mwicare. Waturutse he? Ihe? Guhera uyu munsi igisuzuguro cyari kikuri Imana igikuyeho, umwuka w'uburushi Imana igukuyeho. Imana ivuganye nanjye ngo igiye kuguha urugo, igihe waruye kirahagije. Kandi guhera iyi tariki imiryango yari yaragusize igarutse ku buzima bwawe. Kandi guhera uyu mwanya Imana iguhaye n'igishoro, igihe cyo kwicara kirarangiye ku buzima bwawe. Ariko twamwikirije mu gitanye nawe kibazo, ubuzima bwawe Imana irabuhinduye, umusozi wo kubabarizwaho Imana igusezeyeho mu izina rya Yesu. Guhera uyu mwanya tuvugana nonaha Imana iraguteturuye, genda wicare. Imana iteturuye ubuzima bwawe. Twavuze ngo haleluya, Yesu yamamare. Mama wowe uri mu nguni waturutse hehe? Haguruka mama. Horemasi tayalabo zakiriyaso. Fatiye mikrofone. Uko nguko ufashe mikrofone niko Imana ikubakiye. Kandi guhera uyu mwanya uwakuroza agiye gukogwa n'isoni, kuko Imana nabwe ngiguciye agasuzuguro. Kandi mu nda yawe Imana ikurinze kuba gutagiye kubyara. Imana nabwe ngikuye ibibyimba ku buzima bwawe. Kandi guhera iyi tariki ubuzima bwawe Imana ibwambuye umurozi. Imana ivugana nanjye nabwe ngo guhera uyu mwanya genda wubake, kuko Imana ikubakiye. Ibyagusenye bitandukanye n'ibigiye kukubakira, kuko Imana nabwe ngijambo ryayo uko waje ntabwo ari kusubiyeyo kwa uriya musozi, ni na Imana ibikoreye. Kandi nabwe ngo guhera uyu mwanya Imana ikuye izo mbaraga mu izina rya Yesu. Twavuze ngo haleluya. Ore masaya babose. Wowe waturutse papa? Hornemas. Waturutse wowe?
Papa wowe waturutse manzi veho hagara hijya. Ndi kwinjira mu rugi wawe ngahasanga ibinini. Nibyiki? Bya diabete. Wari umumotari utwara moto. Diabete iragufata abituma baguca akaguru. Guhera none aho diabete Imana yambuye imbaraga ntabwo ugipfuye mu izina rya Yesu. Baguciye akaguru kubera diabete. Diabete ntiyarigarutse mu kaguru no mu maboko, yarifatiye mu mutima. Imana yambwiye ngo iyambuye imbaraga irifite mu buzima bwawe, kandi guhera iyi saha Imana igaruye amafaranga mu maboko yawe. Imana yambwiye ngo igihe cyo kwicara ntabwo ubumuga bukuraho gukora, ntabwo bukuraho gutabarwa. Imana yambwiye ngo igutandukanyije n'imbaraga zari zaraborotse ibyawe, kandi Imana iguhaye aho kwicara ukabona ko ari Imana itabara. Wavuze ngo haleluya. Salarabaso de la cosa nieba. Guhera uyu munsi ntabwo ngo uzongera kubura amafaranga, kandi senga cyane. Nunasenga uzagaruka hano iyo diabete itakirimo. Genda usenga ugabanya ibiryo usenge. Imana yambwiye ngo umubabaro wawe irawuzi, umubabaro wawe irawuzi. Icapa washizweho n'abantu kikuvuyeho. Imana iguhindurira izina ku musozi utuyeho. Abanda amagambo bakuvuze harahagije. Imana yambwiye ngo mu bantu yubatse muri aya materaniro nawe urimo. Mu bantu Imana imaze agahinda, ntabwo uri uwo kubarirwa ingo. Imana iguhaye tere y'ibyawe, ariko twavuze ngo Imana ije itanga tere. Yesu yamamare ntiyamamare. Kandi guhera uyu mwanya tuvugana, ubuzima wari urimo wabusohotsemo. Uko winjiyemo harana Imana ibwira ngo winjiraga mu gihe cyawe uva mu gihe cy'abandi. Hari abantu bicayemo hano bari mu gihe cy'abandi, nibakure muri ubwo bukene, muri ubwo bushome, namwe mwinjire mu gihe cyanyu ng'abandi mu izina rya Yesu. Ndahanuye ngo mwinjire mu gihe cyanyu mu izina rya Yesu. Genda wicara, Imana yaguteturuye mu izina rya Yesu. Urasi all my distance. Hallelujah. Wowe mama haguruka. Mama waturutse. Guhera uyu munsi imbaraga zagwaniraga mu mubiri wawe ntizirongera gukora. Mama wajyamagaho kugira ngo uruhuke ukabyuka unaniwe ukagira waraye uhinga. Guhera uyu munsi umusozi bari barakwikoreje, si wowe gusa ngo no ku rubyaro rwawe Imana ikuyeho imbaraga z'umwijima zabarwanyaga. Nta kintu kizima bifuzaga ko kiba mu rugo rwawe. Guhera uyu mwanya nta wubatse bifuzaga ko yarubamo. Imana ivugana nanjye irambwira ngo umuryango wawe irawuzituye. Uko yabohoye Yesu Kristo akibo niko abohoye n'urugo rwawe. Kandi guhera uyu mwanya kujya kwa muganga buri gihe ngaho injingi ngaho birarangiye. Imana abwiye ngo guhera uyu mwanya kishira ubuzima, kuko Imana itanze ubuzima mu buzima bwawe. Twavuze ngo haleluya. Abantu batagira akazi bahaguruke bakira akazi. Abantu batari bafite akazi rambura amaboko wakira akazi. Ndabona marayika utanga akazi ariko mwakwakiriye akazi. Ndabona marayika uhambura akazi. Wavuze ngo haleluya.